munsi wari umunsi udasanzwe ku bakunzi b'umukino Boneza Ball. Tariki 21 z'ukwezi kwa cyenda, umunsi wo kwimakaza amahoro ku isi uzwi ku izina rya Peace One Day. Uyu mukino rero ukaba warabereye mu kigo cya EAV Ntendezi giherereye mu karere ka Nyamasheke, wahuzaga ikipe ya karere ka Rusizi n'ikipe ya karere ka Nyamasheke, waranzwe n'ishyaka ryinshi ku mpande zombi. Uyu mukino waranzwe no gutsindana ibitego ku makipe yose, mu kwatakana, gucengana ndetse no gutsinda ibitego byiza cyane. Uyu mukino ukaba waritabiriwe na bamwe mu bahanzi batandukanye bavuka mu karere ka Rusizi na Nyamasheke, bagiye basusurutsa abari bitabiriye uyu mukino bari baje kureba. Umukino wari witabiriwe n'abafana babizobereye cyane, abafana ba Boneza Ball. Twegereye kandi kapiteni w'ikipe ya Boneza Ball y'akarere ka Rusizi, agira byinshi adutangariza. Ubwo adutangarizaga yuko umukino wafasha byinshi mu kwirinda ibiyobyabwenge, kwirinda ingeso mbi nyinshi, kwirinda ndetse indwara nyinshi zigiye zitandukanye, ko ndetse uwo mukino ugamije kubateza imbere, ko bawukunze cyane, ko ndetse urimo kwihangira imirimo, ko ari umukino mwiza abantu bakwiye gukunda bakawukina. Twegera abayobozi b'ishyirahamwe Adiboba badutangariza ko bashimira cyane by'umwihariko leta yacu y'u Rwanda idukangurira kwiteza imbere ndetse no kwihangira imirimo, kandi badutangariza ko bashimira by'umwihariko abashyigikira mu buryo bwose bugiye butandukanye bakunze Boneza Ball. Twavuga ko mukwiye gukomeza gukunda ndetse no gushyigikira umukino wa Boneza Ball watangijwe na Ngirinshuti Jonas, wagize igitekerezo cyawo akawushyira mu bikorwa, none ukaba umaze kwamamara. Ngirinshuti Jonas nawe yagize byinshi atangariza abari baje kureba umukino ndetse n'abazakurikira amateleviziyo atandukanye yo mu Rwanda. Umukino wa siporo uhuza amakipe abiri, mwarabonye kuva twawutangira kuva muri 2011 nta mvune n'imwe iraboneka muri uyu mukino, nta uravunika, nta n'umwiryane turabonamo. Tugashaka abashoramari baza bagashora muri uyu mukino, tukagira amarushanwa ahagaze neza. Witabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye mu karere ka Rusizi ndetse na Nyamasheke, by'umwihariko uri witabiriwe n'abayobozi bo mu ishyirahamwe Adiboba. Baturutse mu karere ka Rusizi, ni iby'agaciro kandi ni na byiza ku munsi nk'uyu nguyu twizihiza ibihe by'amahoro. Kugira ngo yabivuze neza, imikino nk'ingiyi ifasha abantu kwidagadura, ikabafasha kwishima, ikanabafasha no mu by'ukuri rero ni n'agaciro gakomeye kuba twagize amahirwe yo kuba twakina uyu mukino, tugakina umukino w'Abanyarwanda wahimbwe n'Abanyarwanda, kandi duhamya tudashidikanya ko uzasesekara ku isi yose. Tukaba tuvuga tuti made in Rwanda, umupira cyangwa se umukino wakorewe mu Rwanda. Nyuma y'uwo mukino hakurikiyeho umuhango wo gutanga ibikombe ku makipe yagiye yegukana umwanya wa mbere, ndetse nyuma y'uwo mukino hakurikiyeho gutanga ibikoresho mu karere ka Nyamasheke ndetse no mu kigo cya EAV Ntendezi.